nongeye kugusoza rero dukomeza kubana kuri ino YouTube channel. Uyu ni umwanya w'inkuru yanjye impano y'urukundo. Iki ni ikindi gice gikurikira ku nkuru y'urukundo ya Freddy na Daisy. Niba utaragize amahirwe yo gukurikirana ibice byagiye bitambuka, wabikurikirana kuri ino channel. Niba kandi utarakora subscribe, ndakwibutsa kuyikora kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'inkuru zigiye zitandukanye tubategurira. Ndakwibutsa ko ngiye mukomeje kubana ari Kayitesi Ellen. Ubushize duheruka ubwo Daisy yari abyutse amaze kuvugana na Freddy, maze akahita asanga mama we muri salo aho yari arimo arahanagura atunganya. Ubwo nawe yahise atangira kumufasha imirimo yari arimo, maze mama amubaza ibyari byabaye ku mugoroba kuko Daisy yari yaje yarakaye ndetse anababaye bigaragara cyane. Ubwo yamubwiye ko yari yanze kubimubazaho kuko yabonaga ari muri mood mbi, ariko ari cyo gihe yabimubwira. Ubwo Daisy nawe yaratangiye amubwira inkuru y'ukuntu byose byagenze igihe bajyaga kwa Freddy. Amubwira ukuntu mama Freddy yabaye igihe yari amaze kumenya ko we na Daisy bakundana. Ubwo yamubwiye uko byose bimeze, anamubwira ko Freddy yamwihanganishije ndetse akamubwira ko agiye kubyitaho. Maze arangije ati mama nibyo. Mama Daisy nawe akimara kumwumva nk'umubyeyi yambwiye ati Daisy ndabizi ubwo Freddy yabivuze azabyitaho, wowe wumva utuje, ibyo bibaho kandi cyane, ntago bitangaje, ariko wumva utuje wowe wiha amahoro ntibigutere stress, kandi ntumve ntabikomeje ngo ugire ngo ni ikindi. Ndabizi birakomeye cyane, kurwana ku rukundo ni intambara itoroshye, ariko iyo wumva ukomeye kuko Freddy arahari ku bwawe, mwembi muzafatanya kandi muzabinyuramo. Ubwo Daisy wari umuteze amatwi cyane ataragira icyo arenzaho bahise bumva umuntu ukomanze, maze bombi barikanga. Daisy arahindukira areba mama we asa nk'umucira isengo agiye gufungura. Nuko Daisy aratambuka ajya ku rugi, agikuraho ridahita yikanga ati mama ni wowe? Ubwo mama we acyumva Daisy avuze gutyo nawe yahise yikanga, maze nawe arahindukira ngo arebe umuntu winjiye, maze bagiye kubona mama Freddy winjiye. Bakimubona bose barikanze ariko ntibagira icyo bavuga. Nuko bamuha karibu arinjira ndetse afata ibyicaro. Ubwo Daisy we yahise afata ibikoresho we na mama we barimo bakoresha aho ngaho amasuku, nuko arabisohokana. Hashize umwanya muto arongera aragaruka, araza yicaye iruhande rwa mama we ariko ategeranye na mama Freddy. Daisy na mama we bari bikanze cyane, bararebanaga buri kanya ubona babazanya mu marenga icyo mama Freddy yabaje gukora muri ayo masaha ya mu gitondo. Ubwo bamaze umwanya bari muri ibyo barebana gusa, maze Daisy ahita asa nk'uwikanze ati mama munyihangane natinze kubakira, tubakirize ki? Mama Freddy nawe ahita amusubiza ati oya nta kibazo, njye naje maze gufata ibya mu gitondo. Ubwo akimara kumubwira gutyo Daisy yarongeye aricara maze bamara umwanya nanone ntawe uvuga. Maze hashize umwanya mama Freddy ahita atangira ati ndabizi mwese muri kwibaza icyo nje gukora hano, ndabazindukiye pe munyihanganire, gusa ibyo nari nje kubabwira ni ingenzi, ntabwo nari kubigumana. Nuko ahita ahindukira areba Daisy ati Daisy nje kugusaba imbabazi, ndagusaba imbabazi ku byabaye ejo. Ndabizi ntabwo nitwaye neza, nubwo utabingaragarije ariko ndabizi ntabwo nitwaye neza pe. Ibyo yabivuze Daisy wari kumureba gusa nta kintu avuga, ahubwo agakomeza kumureba amwitegereza cyane. Nuko mama Freddy arongera ati Daisy ntabwo nshaka kujya hagati yawe na Freddy, ndabizi bizankomerera kandi bizangora, ariko n'ubundi ngomba kubyakira. Niko kuri nyine, ntabwo Freddy ari umwana wanjye kandi nta nubwo namubuza ibyishimo. Ndabizi ibyo ndi gukora ni ubusazi, ariko Daisy mbabarire, mbikuye ku mutima pe, nibyo byanzanye mvuye mu rugo. Daisy nta kindi yavuze, ahubwo yahise ahaguruka ajya mu mama Freddy yari yicaye, maze aramuhobera cyane, aramuhobera aramukomeza. Arangije ati mama ndagushimiye cyane, nari mfite ubwoba, nibazaga ibigiye kuba hagati yanjye na Freddy. Twanyuze muri byinshi ku buryo ntumvaga niteguye kumureka. Urakoze cyane,
arongera aramuhobera cyane biratinda. Ubwo bamaze umwanya bahoberanye maze barongera bararekurana, nuko mama Fred arongera ati Daisy, hari ikindi kintu nshaka kugusaba, ndakwinginze ntuzababaze Fred, uriya ni ibyishimo byanjye, nubwo atari umwana nabyaye mu mutima mufata nk'umwana wanjye. Fred ndamukunda cyane, niba byose ndi gukora ni ukubera ibyishimo bye. Daisy ntuzamubabaze pe, nawe uzamubera ibyishimo. Daisy nawe se amusubiza ati mama, ntabwo nzi uko nabikubwira, ndishimye cyane kandi ndagusezeranya ko ibyo nsabye nzabikora. N'ubundi na mbere hose zari inshingano zanjye kumubera ibyishimo, ariko noneho ngiye kubikorera abantu babiri. Nzabikora ku bwawe ndetse mbikore no ku bwe. Mama ndagusezeranya pe, ntabwo nzagutenguha. Daisy akimara kuvuga gutyo barongeye barahoberana biratinda. Mu maso ha mama Fred hari hazenze amarira ndetse na Daisy nawe kwihangana byamunaniye. Ubwo bamaze umwanya bahoberanye, nuko barangije mama Fred ati hari ikindi nshaka kugusaba, ariko iki cyo ndagisaba mama wawe. Mama Daisy, wanyemerera nkagira ahantu njyana na Daisy? Ndagusezeranya ntabwo ndi bumutindane. Mama Daisy ati kuki se nabangira, ahubwo nagire yitegure izo gahunda zanyu mutanakererwamo. Ubwo Daisy yahise ahaguruka ajya mu cyumba cye atangira kwitegura, nuko hashize umwanya muto ahita aza. Nuko we na mama Fred baragenda, mama Daisy asigara aho ngaho. Mu nzira bagenda Daisy yari kwibaza ibintu byinshi, yari kwibaza ahantu bagiye. Cyakora yatekerezaga ko ibyo ari byo byose ashaka ko agiye guhura na Fred, gusa nta gahunda bari bafitanye, banavugana mu gitondo ntacyo bari bigeze babivugaho. Ubwo bakomeje kugenda yibaza aho agiye, nuko agiye kubonabona n'ubundi bagiye mu rugo kwa Fred. Ubwo imodoka yarinjiye, hari umutuzo ukabije cyane, nuko bageze muri parikingi basohokamo. Ubwo bagisohoka mu modoka mama Fred yahise ahindukira arangije ati ese Daisy nawe urasohotse? Oya wewe ugumyemo, hari utuntu ngiye gutora mu nzu nze dukomeze, ntago ari hano twari tuje. Ati nawe ugira amatsiko, ubwo se urumva nari nkuzanye hano mu rugo? Gumana na shoferi nta kibazo ngiye ndaje. Ubwo Daisy nawe nta kindi yari afite cyo gukora, yahise yongera asubira mu modoka. Noneho utubazo tumubana twinshi cyane, atangira kwibaza noneho ahantu bagiye kujya. Ubwo nk'uko mama Fred yari abimubwiye ntabwo yatinze, mu minota mike nawe yahise aza ahinduye imyenda, mbega ubona ko ari ibintu bidasanzwe. Daisy atangira gukeka ko noneho bagiye mu kirori. Ubwo imodoka yarakomeje, ari nako Daisy yibaza ahantu bagiye. Nuko hashize umwanya nk'iminota 30 abona baparitse kuri hoteli nziza. Yari hoteli nziza pe, gusa ibyo byo nabyo ntiyabitindaho kuko kwa Fred bari abantu bifashije cyane. Ubwo barinjiye, bageze muri parikingi we na mama Fred barasohoka, nuko barinjira bajya muri ya hoteli bari bajeho. Barakomeje barinjira, maze bahita babona imbere yabo Fred arimo araza basanga. Nuko mama Fred ahita abwira Daisy ati komeza nta kibazo, ngiye hari ahantu ngiye kunyura. Nuko y'ibyishimo byinshi aragenda ahobera Fred, barahoberana pe. Ibigaragara na Fred yari abizi ko mama we yatuje, yabahaye rugari bagakundana. Nuko Fred ahita amubwira ati wow, wambaye neza. Daisy nawe arireba ati nta birenze, ahubwo we wambaye neza. Ubwo Fred ahita amubwira ati nta kibazo dukomeza hano imbere, nkufitiye surprise nshaka kukwereka. Ubwo we na Fred barakomeje, nuko bagera ahantu hameze nko muri sale barinjira. Hari harimo abantu benshi cyane, abenshi ntabwo Daisy yari abazi, ariko icyamutangaje cyane nuko yasanzemo abana biganye muri segonderi. Ubwo ndavuga za nshuti zabo baba besto wabo bari inshuti ku ishuri. Daisy byaramutangaje cyane, arishima bidasanzwe, nuko barasuhuzanya, ikirori kirakomeza. Amasaha yaricumye maze igihe cyo gutaha kiragera.
nuko Fred asaba Daisy ko batagenda mu modoka bajemo ahubwo bagenda gutega imodoka rusange. Daisy nawe arabyemera. Ubwo mu modoka bagiye barebana nta n'umwe uvugisha undi, buri wese yari yishimye bigaragarira mugenzi we, gusa nta n'umwe urimo uravuga. Nuko bageze kuri ya arete yari iri hafi no kwa Daisy, bavamo batangira kugenda n'amaguru. Bageze kuri ka kazi abagenzi bicaramo bategereje imodoka, Fred nabwo amusaba ko bahicara umwanya muto. Nuko baragenda barahicara batangira kuganira. Fred niwe wabanje ati aha hantu hakwibutsa iki? Daisy arahindukira aramureba ntiyagira icyo avuga. Undi ati ko ntacyo uvuze se? Daisy aramureba ati ahantu ndahibuka cyane, niho twahuriye bwa mbere ndi kurira. Ahita asekamo gake. Fred ati yego pe wari uri kurira? Ariko ubanza kurira aribyo byatumye nkuvugisha, kuko njyewe usanzwe natinyaga abakobwa. Nikubona ko uri umukobwa twicaranye byanteye ubwoba, ariko noneho mbonye kuri kurira numva kuri uwa fake, mbega nakuvugishije numva nkufitiye impuhwe. Ubwo yavuze gutyo Daisy ahita amureba ariko ntiyagira icyo avuga. Fred arongera ati ko ndiba se gutyo ntabwo ari byo? Wari uri kurira mbona uri akana gateye impuhwe, atari ko cyakora warakoze kurira, kuko iyo nakuvugisha kiriya gihe nayo kuba mpumbye byinshi. Ubwo Daisy yari arimo kumureba ntacyo avuga, arangije nawe ati wampereye kare rero njye ntavuga ugira ngo sinzi kuvuga. Fred ati yego ibyo nibyo nashakaga, nawe wabahereye kare utamvugisha none uravuze, ngagira icyo umbwira. Daisy amara umwanya acecetse ati uriya munsi unyibutsa byinshi, rimwe ndawibuka nkarira, ubundi nkawibuka nkaseka. Uriya munsi niwo munsi mama yapfiriyeho, uriya munsi niwo nagerageje kwiyahuraho, uriya munsi niwo nahuriyeho n'urukundo rwanjye. Mbega uriya munsi ufite amateka maremare. Ndagushimira ko waje hano kiriya gihe, ndagushimira kuko iyo utahaba sinzi pe, gusa n'ubundi sinavuga ngo nari kwiyahura kuko byari byarangiye, ariko warakoze ko hambera. Azunguza umutwe ati yego pe warakoze, wambereye inshuti nziza, umbera musaza wanjye mwiza, umbera umukunzi mwiza, mbese wambereye byose, ndagushimira cyane. Ubwo akimara kuvuga gutyo Fred yahise amufata ibiganza arangije ati urumva nta kindi ufite cyo kumbwira? Daisy nawe ati ibyo kuvuga ni byinshi cyane, ndacyagushimira no kubw'uyu munsi, wantunguye, wankoreye umunsi pe wambereye mwiza cyane, ndagushimira. Nari maze igihe nibaza icyo nkwiriye gukora, nibaza uburyo ngiye gukora ibishoboka byose nkakwanga, ariko byarancanze. None uyu munsi Imana yasubije amasengesho yanjye, ndagushimira cyane, ndetse ndashimira na mama wawe mwankoreye umunsi. Fred nawe yahise amubwira ati Daisy urabizi nasezeranye ko nzakubera ibyishimo. Yego ntabwo ndi Imana ngo nzakuraho ibi byose imbere yawe, ariko byose tuzabinyuranamo. Nubabara nzababara, niwishima nzishima, ariko ndagusezeranya ko ku bwanjye nzakora ibishoboka byose ukishima. Kandi Daisy ujye ubizirikana buri gihe, ndagukunda kandi cyane. Ubwo Fred yahise amukurura barahoberana cyane, nuko Daisy nawe ahita amubwira ati Fred nawe ndagukunda cyane. Ubwo bamara umwanya bahoberanye, maze birangiye barahaguruka, Fred akomeza guherekeza Daisy atashye. Ubwo baragiye, bageze ku gipangu Daisy arinjira, agiye gufunga Fred ahita amuhamagara ati Daisy hari ikindi kintu nibagiwe kukubwira.